Okay. Shashinzwe n'ufashe. Na nkomeze kugufasha. Erega nyine bino bintu nyeneye kuzajya ubikora nta nahari. Mbabarira. Aha. Mhm. 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 Unimanure ukire hano. Please. Abishobora. Please. Okay, basi bikore binkorere. Kangira. Okay. Ihangane intambwe imwe yonyine. Okay. Nimushyire imbago hano hasi kugira ngo ubone kumanuka. Abikoze. Wow. Byaje noneho. Nizere ko umutwe nawe ari koroha. Okay. Gusa nyine Nyambo ndagushimira nyine kuba nyine gukomeza kunyitaho udahwema nyine kuza kumba hafi kandi nawe wakabaye ufite ibindi bintu hugiyemo. Mu by'ukuri rero ntabwo nakubeshya maze kwiheba ntabwo nzi nyine ukuntu ngiye kubaho, ntabwo nzi ukuntu ubuzima bwanjye bugiye kugenda kubera ko nimba ngiye kubana n'ubu bumuga bwanjye iteka ryose sinzi ko njye hari ikintu nzimarira. Nkubwije ukuri njyewe kugira ngo nzangize ubuzima bwawe sibyo wazishakira undi muhungu mwakundana kandi wazagira ikintu uzakumarira like nyine akaba yaguha ubuzima bwiza njye nashobora kuguha kubera ko ntabwo nkeka ko nyine njyewe n'ubu bumuga nanjye ubwanjye muri aka kanya nafite icyo nimariye nazagira ikintu nzakumarira. Ariko njyewe urabizi ko ngukunda nta kintu na kimwe ngendeho cyangwa nitaye. Erega Nyambo wari umunsi wo guca urubanza rw'umusitari wari ukundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari umubyinnyi mwiza cyane buri wese yatangagaho urugero ndetse avuga ati ari top 1 mu babyinnyi barenze cyane. Gusa uwo munsi yari agiye gucibwaho urubanza rw'icyaha yashinjwaga, bavugaga yuko yafashe umukobwa ku ngufu, gusa we ntiyabyemeraga. Uwo mukobwa ntiyari yujuje imyaka kandi bamushinjaga ko yamuteye inda kubera uwo mukobwa yamukundaga cyane ngo yumva yuko ari umusitari wakundaga abasitari. Kuri uwo munsi wo guca urubanza ntibyari byoroshye pe. Umusore yari afite ubwoba, umutima uri gutitira, atameze neza habe na gatoya, yumva afite ubwoba muri wewe, nyine yumva yuko ashobora gufungwa kandi arengana. Muri urwo rukiko hari abari barwitabiriye, abamushinjura ndetse n'abatari ku ruhande rwiwe. Gusa mu bantu bari baje kumushinjura hari harimo umukobwa umwe wicaye ku ntebe y'inyuma uri kureba ibiri kubera mu rukiko, ndetse yafanaga uwo mubyinnyi wari ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Umukobwa akajya yumva ibintu ari kumushinja akababara cyane, n'ukuntu yamukundaga bikumva biramubabaje cyane. Gusa uwo mukobwa urukiko rwararangiye, umusore avuga ati bazatangaza uwatsinze urukiko binyuramo igihe. Gusa uwo mukobwa ku mbuga ze zose akajya yora postinga yafoto ya wa mubyinnyi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda yitwaga titibrown. Uwo mukobwa yitwaga Nyambo. Nyambo yaje kuvumbura yuko afite impano yo gukina filime, akomeza kwikinira amafilime akajya yakina umunsi ku wundi. Buri munsi yari yarishyiriyeho igihe cy'uko buri saa 9 z'umugoroba azajya postinga ifoto ya titibrown kuri Instagram yiwe. Uko iminsi yashiraga yarabikoraga, abantu bakibaza se umupostingira iki, cyane akavuga ati ngo ni inshuti ye, wakavuga ati ngo ni inshuti yanjye ku rwego ruhambaye mutabasha kumva.
kuva icyo gihe Nyambo yavugaga ayo magambo yari atarahura na titibrown ngo basuhuzanye umunsi ku wundi. Gusa uko iminsi yagendaga ishira, Nyambo yajyaga ajya gusura titibrown muri gereza, akamushyira utubuto, akamushyira amafaranga yo kwifashisha. Abizi yari aba ari ubuzima bubabaje cyane, akagenda byongera ubucuti bwiwe ndetse na titibrown. Ku iminsi yagendaga ishira, titibrown yabonaga ko umukobwa amwitaho cyane ndetse bagenda baba inshuti, akamuhohokera akamubwira byinshi, ndetse bitewe n'uburyo umukobwa yaratangiye nawe gukundwa mu gihugu cy'u Rwanda, yaratangiye kugira izina rikomeye ndetse akabona n'amafaranga, akabasha no kujya kumufasha muri gereza ahari. Byari ibintu byiza cyane, aho yabonaga umuntu umwitaho, akaba abizi yuko wenda ukwezi nigushira aramutangira amafaranga azajya aryamo, azajya amwitaho neza. Gusa uko iminsi yagendaga ishira, titibrown byaramushimishaga kubona ari umuntu umwitaho, wenda bikamushimisha. Igihe gikubise umwaka urangiye, babona gutangaza urukiko rw'uriya musore titibrown bavuga yuko yarenganaga. Ubwo ni nyuma y'umwaka. Umwaka wararangiye, bumva yuko umuntu amaze umwaka wose muri gereza, icyaha atagishinjwa kandi ari kurengana pe. Byabaje abantu benshi, umutima urabarya, arakomeza ararira ku giti cyiwe. Gusa akiva muri gereza, yaje asanga ari abantu bamwiteguye kumusuhuza, kumuhobera, kumva uburyo yari ameze. Asanga na Nyambo yari ari aho hantu ari kumwe n'abaje kumusura, baje kumva uburyo yari amerewe aho yari ari, bababwira inkuru y'uko ari ahantu hameze. Arabanza arahagera hanze, abantu bamwakira neza, bamwereka urukundo. Abona Nyambo mu mwanya, avuga ati rero uzajya umbwira ngutembereze ahantu hamwe na hamwe, ahantu hashimishije wifuza kugera, kugira ngo wongere ugaruke muri mudu, wumve uburyo wari ukeneye kubaho neza kuva iminsi yose yagiye ishira. Nyambo ko iminsi yagendaga ishira, yagendaga atembereza titibrown, amwereka ibintu byinshi, amutembereza ahantu ajya yumva akumbuye, ndetse kugira ngo agaruke muri mudu, abashe kwibagirwa ya shusho yo muri gereza cyane. Nyambo yagerageje kugenda amufasha, amurinda kwibuka biriya bintu byo muri gereza, kubera titibrown yajyaga akamubwira uburyo ari habi. Gusa ntibyashobotse ako kanya ko titibrown atangira kubyibagirwa. Titibrown ngo yajyaga aryama gakarota ngo abantu birirwanye bose ngo bajyanye muri gereza babafunze, bari mu gahinda, agahita ashidikira hejuru, akavuga ati mana we, ibintu ndose ngo mu izina rya Yesu, kubera guhahamuka. Mbese yaramutse ku rwego ruhambaye, akagira ubwoba, akavuga ati mana yanjye we, ngo bizagenda gute koko, abantu numva bababaye gutya, bavuga ati byagenze gute. Titibrown akajya akomeza gusaba Nyambo kumutembereza, ndetse anamwibutsa kubyina. Nuko urukundo rwabo rwakomeje, bagenda bakundana, bakavuga mu itangazamakuru. Gusa uko iminsi yagendaga ishira, bakomezaga kumva amakuru mabi, abavugaho nabi ndetse n'abavugaho neza. Gusa murabyibuka bamwe na bamwe yuko ari umunyamakuru yigeze kubwira titibrown ijambo ryari risekeje ndetse rinababaje benshi bamukurikiranaga cyane pe. Umusekirite wamubwiye ngo njye mbona titibrown ameze nk'umusekirite wa banki, kubera yuko umusekirite wa banki niwe ucunze amafaranga menshi cyane, ngo ariko we ushobora no gusanga ayo kwishyura geto yiwe yayabuze. Iryo jambo ryasekeje ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga, bamwe baravuga ati nibyo, abandi bakavuga ngo si byo, bikomeza kuba urujijo. Gusa titibrown mu magambo yiwe byaramubabaje cyane, arabyirengagiza nyine nk'umusitari, uvugwaho ibintu byinshi cyane, ariko byose ntabwo ariko umuntu ajya bikuvugaho ngo uze ubisubize, uba ugomba gutuza ukihangana. Byabaye ibintu byinshi cyane byiza, bizamura amarangamutima ya benshi, birababaza. Gusa uko iminsi yagendaga ishira, bikomeza no kugenda birushaho kuba byiza pe.
mana yanjye, byari bibabaje cyane. Kapo yabo nuko yagiye ikundwa cyane, abantu bayibazaho baravuga ati sino kapo imeze ute, ivugwaho ibiki. Ino kapo mu mwaka wa 2024, ino kapo yawe ahadi ya content ya mbere yakunzwe kurenza izindi mu gihugu cy'u Rwanda, content ya best friend. Ndetse naho umuntu yagiraga shiri akavuga ati best friend wanjye, nashaka kuvuga ko ari girlfriend. Ibyo bintu byabaye byiza cyane, abantu benshi barabirishije, ndetse bamwe bakomeza gukundana mu mabanga pe, bitanga aba best friend, gusa atari ko biba bishatse, ahubwo bakundana bakabyishyiraho kugira ngo babikore mu ibanga rikomeye cyane. Ibyo bintu byari bisekeje cyane ndetse binaryoshye, umunsi ku wundi byari byiza pe. Oh my god, iyo minsi yagiye itambuka, ariko titibrown urukundo rwe na Nyambo rukomeza kogera, gukomeza gukundana umunsi ku wundi. Ndetse kuko kapo yakomeje kugenda, niko yagiye kugwa ibintu byinshi, ndetse aho The Ben na Bwiza babaririmba indirimbo bayita best friend. Byari ibintu byiza cyane, byashimishije abantu benshi cyane batari n'abakenya, aho baririmbye muti bw'imboni zanjye nzibona ku isanzure, ndi my best friend, ndi my best friend, ubw'imboni zanjye nzibona ku isanzure, ndi my best friend, ndi my best friend. Byakomeje gukundwa cyane, n'indirimbo irakomeza irakundwa ku rwego yuko mu cyumweru kimwe yari imaze kuzuza 1 million muri views z'abantu bagiye bayikunda cyane. Iyo ndirimbo yarakunzwe ku rwego buri muntu wese yayumvaga akumva ahise akunda kurenzaho titibrown na Nyambo. Byari ibintu byiza cyane. Ku iminsi yagiye ishira, bakomeje gukundana, inkuru y'urukundo. Heruka kuntumira singirira ishyari. Njye nashaka kuzatumira Nyambo na Besto muri Gisanzwe. Nta kibazo uzadutumira. Turi tayari. Shameze neza kabisa, nta kibazo afite. Arakomeye. Akubanza umukunda. Mu gitondo bari ari kumwe, mwari muri kumwe mu gitondo kandi nagiye mu kazi. Mwerukana byarize. Katoye telefone yawe. Telefone yanjye kwisharije mu byukuri.